tujya kwakira umunyarwenya witwa Lucky Baby. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Lucky Baby. Urumva papa wanjye nitwa Lucky Baby, namise nirukanka. Papa wanjye akunda kutubwira ngo mufate nimukajye mu matelefone, nimukajye ako ni ibintu ababyeyi bose bavuga. Ako weba numva aganisha kuri social media. Mu minsi yashize yari ari kutubwira twumvisha uburyo ngo sinzagira umwana hano numva ngo 001 one of a kind. Ibyo ngibyo bitwara ubwenge ntago mbikeneye. Nkagira ngo wese abikora. Akatubuza no kuri ama video yo kuri Instagram, kuri TikTok ngo tujye mu makayi. Gusa no mufundi akora akazi k'ubufundi. Yari ari gukora akantu kwibati afite inyundo ari gutera umusumari araswatara yikubita. Aho kugira atake bisanzwe njya kumara aravuze ngo iye ndavuga umusaza bikuye. Nyoza papa iyo ndirimbo si ya Bruce Melody ngatongo nanyizo uri kubireba ndakumva. Ibyo ngibyo ndabireke. Umusaza akunda kutujagaraza like DJ Khaled ni umu DJ uri ku rwego rw'isi. Arazwi hari akantu yigize kuvuga kara trending abantu bose barakamenya ngo say my name baby. Yari afite amadolari menshi ari kubwira umugore we ngo nasubire mu izina ryiwe, akajya yamuhereza ngo say my name baby. Umugore akavuga ati DJ Khaled, agahita amuhereza amafaranga ati go buy your mom house, say my name baby. Oh DJ Khaled, oh go buy a necklace. Uva ni ibintu byiza. Papa akunda kujya kuri social media ako kana arakabona agafata umutwe aravuga ati mama arakinda mutamo nina. Arataha akinjira mu nzu ahita areba mama aravuga ati say my name baby. Mama nawe kwa ka challenge akaza aravuga ati none umugabo wanjye agiye kumpa ibifaranga. Nawe ahita atangira kwirya ngo Rutayisire Baraka. Papa bita bigira seri. Say my name baby Baraka. Akomeza ari seri umusaza. Mama aravuga ati none amafaranga ngiye kuyacyura. Say my name baby. Oh Rutayisire Baraka. Papa nawe akora mu ikota akuramo turuwasa. Ngo genda uguru turagara. Uguru dutorye ni wibagirwa karongo. Umusaza nuko akunda kutujagaraza. Ari kuntu njya numva ururimi rw'ikinyarwanda ruryoshye ruvugitse neza. Niyo hari kuba match abanyamakuru bari kogeza. Nimba rukarurimi rwacu sinzi. Nk'umunyamakuru akaza ngo haya reka turebe tubahaye ikaze abakurikiye Radio Rwanda tujye kubagezaho umukino uhuza ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport. Reka turebe barazamutse go ukumva ni ibintu byiza. No mu bindi bihugu bagira football nko mu Bushinwa, mu Bazuru baravuga ibintu byanwa, barasirimutse bashinga amakipe. Mu Bushinwa ho iyo bagiye gutangira umupira nago banza bagashiramo akaririmbo kabahereza ikaze. Kumva nk'umunyamakuru yashizemo akaririmbo ngo oh manji shancholi shisamsang oh July I'm shy icogoya. Hanyuma mace gahita tangiye akajya kumva umunyamakuru aza osholi shishohosho. Ubwo ngo abahaye ikaze. Mace yatangira bafata imipira batangira guherekana ngo shyo shino shyo shyo. Ngicyo ni igitego. Gusa no byancangiye ni mu Bazuru baravuga utuntu twanwa barasirimutse basigaye bambara n'imyenda. Bashinze ikipe bazana n'abanyamakuru. Umunyamakuru nta n'indirimbo bazi ntago berirwa bazishyiramo. Araza ati ngabo ukumva ngo icyo ni igitego kirabaye. Bikanjagaraza ibyo ngibyo tukabivaho duhita tujya ku bindi. Ururimi rw'ikinyarwanda ruri guta umuco. Abadoresa bari kuzana icyo bita slang. Kumva uvuganye n'umwana w'urubyiruko ntago yasoza kuganira nawe adashizemo slang. Nabonye biriya bintu bizajya bigera no mu basizi no mu batahira. Uwo n'umutahira ibyo yarasanzwe avuga yabonye bitanyuza abantu
atangiye kujya ashyiramo utuntu two ku mbuga nkoranyambaga, ashyiremo utuntu kugira ngo abantu bakomeze kuryoherwa n'ubukwe cyangwa iyindi mihango sinzi. Noneho nk'umusizi ugifite umuco araza ngo ndi Rutayisire rwa Mutabura manuka nkashinga icumu nzamuka ku gasozi. Yego ye, ntabwo ari igisigo gusa nuko baba bari kuvuga, ukumva avuze ibintu bimeze neza. Ariko mu minsi iri imbere ibintu nibikomeza byo kuri social medias, abantu umusizi azajya aza ari seriye, ubona araje yabonye akantu kuri social media abantu baragakunze, avuge kangashyira mu gisigo, aze ngo ndi umusizi usiga bagasigara basiganuza ibyo nsize. Yego ye, ndi umusizi usigara bagasigara basiganuza bara. Nk'ibyo bidahagije bagakomeza kubidevelopa kugira ngo bakurure n'urubyiruko, bakareba utuntu urubyiruko ruri gukunda muri ino minsi. Kadufate wenda umutahira akaza ati wenda aje kubwira ibintu byiza umugeni n'umukwe, akaza ngo reba Nyampinga utwaye afite uburanga, Nyampinga utwaye areba neza rwose, nawe reba umugabo utwaye DC arakureba akurebe mu maso akubwira ati baby wambonye mbahose, it's okay. Ibyo bintu nabyo bikomeze gutya. Nkunda gukurikirana amakuru cyane cyane ya politike. Nabonye perezida wa Venezuela baramutwaye bajya kumufungira muri Amerika, bamukura mu buriri bwiwe aryamye. Iyo nkuru narayikurikiranye cyane. Bakimara kumufata ni igihugu kiba kimeze neza rwose, yarabanje ahita asenga kubera ko ni ibyago bimugwiririye, ntabwo yari abyiteguye. Yahise akubita isengesho aravuga ati please the Lord help me in this bad situation. Amaze gusenga akajya abaza n'abamutwaye ati se what's wrong with you, nabakoze iki, ni iki muntwariye? Sorry to say, njye naribajije iyo baza gushimuta perezida w'u Burundi, we nta mikino agira. Uramusanze aryamye, uraje uje kumushimuta, guhaguruka tugende. Perezida agakomeza kugigira akabona biri seri. Ndavuze ngo haguruka tugende. Mugabo uri gukina nande sha, ndatunze kwere. Reba buriya bwato bwa no bwabaga ino. Akabona ibintu biri seri, bahise bamutwara. Bakimusohokana bamumereye nabi, nuguhita avuga ngo batsi mu mivoka. Ari gahunda igibaho yo kwegera abaturage, abaperezida bakegera abaturage. Ukabona umuperezida bijya biba ahantu hose, umuperezida yegera abaturage, na nyakubahwa His Excellency ajya yegera abaturage, ukabona ari Musanze, ari hehe na hehe. Hari akantu kajya kabamo, ukayekumva umuturage yahise avuga ngo akunda umuperezida. Reka tubahere ku Amerika, hakiriho Barack Obama. Yari ari gutanga speech iti ladies and gentlemen, we have to survive in order to get development. Ajya kumva umuturage yamubwira ati I love you president, ahita amusubiza ngo I love you back. Kuri perezida w'u Rwanda ajya i Nyamasheke, sinzi nimba ari Nyamasheke, yari ari gutanga speech, bahita bamubwira ngo perezida turagukundaga, ahita avuga ati nanjye ndabakundaga. Ni ibintu bisa neza. Perezida w'u Burundi yagiye kwegera abaturage, hanyuma ari gutanga speech ababwira ati hano turatunganiwe, turafise ivoka, mugabe ivoka iragura 100 aha ngaha, ucuja muri Amerika. Umuturage amubwira ngo mugabo ndagukunda, wadukanye imico y'abatinganye ngaha. Ngepe murakoze cyane, itwara kibebe ndabashimira. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85. Zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250.
kinga hongera inyana